ni Bibiliya ikuburira. Dore ubwoko burindwi bw'abantu utagomba kuzafasha namwe mu buzima bwawe. Ntabwo abantu bose mu buzima bwawe boherejwe n'Imana ngo ubafashe, oya. Kandi abantu bamwe ufashe babuze imigisha yawe. Ubwoko bwa mbere bw'abantu utagomba gufasha ni abantu batihanye. Ntugafashe umuntu wanze guhinduka. Niba badahinduka bava mu cyaha, inkunga yawe ntabwo ibasha kugira icyo ikora. Ahubwo birabakomeza mu buzima bwabo. Kwa ko batera inkunga kandi banze kuva mu cyaha. Iyo nkunga yawe nicyo kintu cya mbere kibakomeza. Ni nko guha urwego umuntu udafite gahunda yo kuzamuka. Ntabwo bashaka umudendezo, bashakisha ihumure mu rwobo. Ibyo tubisanga mu migani 26:11 hagira hati nk'uko imbwa isubiye kuruka niko umuswa asubira ubupfu bwe. Nk'uko imbwa isubiye kuruka niko umuswa asubiramo ubupfu bwe. Ntabwo ari bibi rero ni ukuri. Imana ishaka ko umenya imiterere, ntabwo ari imico gusa. Niba bafite ukuri, ubuntu n'amahirwe yo gukora, ariko aracyahitamo kwigomeka. Kuko bafite ukuri, ubuntu n'amahirwe, baracyafite amahirwe yo gukora, ariko baracyashaka kwigomeka. Imana nta gusaba gukomeza kwinjira rero. Ashobora kukubaza gusubira inyuma, kubera ko rimwe na rimwe ububabare ari cyo kintu cyonyine kibona umuntu. Kandi gutabarwa kwawe guhora bibuza guhamagara kwabo. Sinzi kumva icyo kintu. Wo ukugumye ubafashe bibabuza guhamagarwa kwabo, kuko babona ko ukigumye kubaha support. Ntukitiranya kuba ababo imirwano yo guhagarara isomo ryabo. Abantu bakabiye n'abantu bari mu manipulation. Abantu bamwe ntibashaka ubufasha, bashaka kugenzura, kandi niba utitonze ibibazo byabo uzabiberamo imbohe. Uzaba imbeho y'ibibazo byabo. Aba nibo bagoreka ineza yawe, inshingano. Bagenzi bakuruye biramurika, bituma wumva ushaka kuvuga oya. Ariko umva, ukoresha amarangamutima ntabwo ari umurimo. Yesu ntiyigeze yemera ko ayoborwa n'amarangamutima cyangwa ibyo yiteze. Mu by'ukuri muri Luka 4, iyo imbaga y'abantu yagerageje kumubuza kugenda, aragenda, kuko inshingano ye ntiyari ishingiye ku gitutu cy'abantu. Byari bishingiye ku ntego yari afite. Ko umuntu wamufasha mu byo akeneye ntibisobanura ko wahamagariwe kubahiriza ibyabo byose, cyangwa se kubahiriza ibyo umuntu uri murafasha. Niba ubafasha kugutwara amahoro, intego yawe cyangwa umwirondoro wawe, ntabwo bifasha. Ni umutego ahubwo Satani yamara gutega. Abantu ba gatatu tutagomba gufasha ni abantu bakunda amacakubiri. Imana ntizaha umugisha ibigabanya ubwoko bwayo. No gufasha umuntu uteza amacakubiri, uko no gufasha umwanzi. Abangaba ni amazimwe. No kubarekera mu nsengero bo basenya abandi rwihishwa. Bitubiza muri Tito 3:10 hagira hati nihagira uwirema ibice, numara kumuhana ubwa mbere n'ubwa kabiri ntukamwemerere. Nyuma y'ibyo ntaho uba ugihuriye nawe. Ibyo byategetse kubera ko iyo ufashe umuntu utera amakimbirane, uhinduka igice cy'akajagare muri wowe, kandi amaherezo y'amakimbirane yabo ahinduka ingaruka zawe. Rinda amahoro yawe rero, rinda umuhamagaro wawe. Imana ntabwo iri kugusaba gukosora ibyo utigeze ugerageza gutandukanya. Abantu bakagomba gufasha abantu batagira umuyoboro, kandi bamwe ntibashaka gukora. Abantu batagira umuyoboro nyine badashaka gukora, bashaka gufata gusa. Kandi guhora ufasha ni ukugira mu mwuka. Uko bafasha uragira nawe ni kugira byinshi mu mwuka, ariko urabasengera, ubatega amatwi, utwari ibiro byabo ku bitugu byawe, ariko nta kintu na kimwe gihinduka. Ntibashaka guhinduka muri make, kandi urabafasha kubera iki? Kuko badashaka guhinduka, bashakisha uwakiriye. Bo bashaka umuntu wamaze kwakira, aba ari bagumya basaba. Abo bantu ukajya ubafasha mu buzima bwabo. Niba ubona uhora ubafasha, ubasengera, ubatwara imitwaro, ku bantu bahinduka, ntukajya ubafasha. Ndetse na Yesu yari afite imipaka. Yakoreye imbaga, ariko yishyurwa wenyine. Tubisanga muri Luka 5:13 hagira hati ariko we abavamo yiherera mu butayu arasenga. N'umwana w'Imana yari akeneye intera nawe yo kugenda wenyine. Ntabwo yikunda, ni ukurinda imbaraga zawe. Ntabwo kunguka bari ukwigura no kurinda imbaraga zawe.
ni intambara yo mu mwuka, kuko yamenetse umwuka ntushobora gutandukanya neza, kandi yatwitse n'imwe mu mitego y'abanzi. Gufasha ntabwo ari uwera iyo bimeze nabi kandi birabafasha. Abantu ba gatanu utagomba gufasha nta Imana yasimbutse. Niba umuntu akureba aho kureba Imana, reka gufasha. Abo ni bamwe bavuga ngo nyine Imana yasimbutse, cyangwa se abantu batabashaka kureba Imana ahubwo bagumya bareba abantu, kuko ntabwo uri umukiza wabo. Bitangira ku ruhande basaba gusenga, inama ndetse n'inkunga, ariko ugasanga nyuma y'igihe bari gushingira kuri wowe kuruta ku Mana. Ugasanga ntibakizeye Imana, ntibagishaka gusaba Imana, ahubwo nawe bareba buri gihe. Kandi ukuri ni igihe cyose wihutiye kugira ngo ukosore ayo makosa, uba uhagaze ahantu Imana yonyine iba igomba guhagarara. Iyo tubisanga mu byakozwe n'intumwa 14 haratuburira neza ngo igihe abantu bagerageje gusenga cyangwa se Paulo na Barinaba nk'Imana, bashimuye imyenda yabo, barangurura ijwi bati, turi abantu nk'amwe. Bari bazi Uwiteka bo uko akora, akaga ko kureka abantu babashyira hejuru aho kuba boherereje. Ano no kuvuga ngo Paulo naba bo bari bazi Imana nyakuri, bari bazi ibyo aho bagomba kugarukira, ndetse n'ibyo Imana ishobora kuba yabakorera nyuma yawe. Ushobora kuyobora, ushobora gusenga, ariko ntushobora kuba isoko y'umuntu. Isoko y'umuntu ni Imana gusa, nirwo ruhare rwera. Niba bakomeje kuguhindukirira aho guhindukirira Imana, ubufasha bwawe bwahindutse inzitizi kuri bo. Abantu ba gatandatu utagomba gufasha, umuntu udakunda kumvira cyangwa se utumviye nkana. Niba bazi ibyo Imana yavuze kandi bagahitamo kwigomeka, ntugasabire nabo, ntukarabafashe, ntunakagendane nabo. Aba ni abantu bavuga bati yego nzi icyo Bibiliya ivuga, ariko ntibakeneye ubuzima, bakeneye guhamagarwa. Iyo tubisanga mu Batesalonike ba 2:3-14 hagira hati, witondere abatumvira inyigisho zacu, ntukifatanye nabo kugira ngo bagire isoni, babone ko ibyo bari gukora nabyo ari ubupfapfa. Ibyo ntabwo ari urwango, ibyo biratanga umusaruro binyuze mu ngaruka. Niba umuntu agenda cyane barwanya ijambo ry'Imana kandi ukomeza kubashyigikira, ntabwo uri kubafasha, urimo urabaganisha ku mudendezo. Umudendezo wo bumva ko ibintu byose byabonetse, kandi nyamara bari mucyaha, bari gukora ibintu bitari byo. Urimo gukora inzira yo kurimbuka. Ibyo ngibi byumve neza. Kubakunda ni kimwe, yego, ariko ntukagendane nabo niba atarabizera b'Imana. Abantu bakarindwi ari nabo banyuma, no abantu badakunda umukoro. Abantu bamwe ntabwo bagize umuhamagaro wawe, ni ukurangaza muri bo. Ntibashobora kuba uburozi, ntibashobora kwigomeka, ariko ntibahujwe. Ntabwo bahujwe nabo. Niba kandi utitonze, impuhwe zawe zizakomeza umwanya Imana yakubwiye kugenda. Ibyo tubisanga mu Itangiriro 12. Imana yabwiye Aburahamu iti, genda igihugu cyawe, ubwoko bwawe n'urugo rwa so. Ariko Aburahamu yazanye Loti, kandi ntabwo byari bisigaye ko Imana yamuhaye icyerekezo cyuzuye cy'ejo hazaza. Rimwe na rimwe abantu babi ntabwo bari babi koko, ni uburemere bw'inyongera. Ntukitiranye ubudahemuka no kumvira iyo Imana ivuga ngo genda. Ntukeneye uruhushya rwa buri muntu, nta muntu n'umwe uba ukeneye uruhushya rwiwe. Kuko Imana yakubwiye ngo genda. Ubuyobozi bwe gusa. Bamwe mu bantu ugerageza gufasha, Imana iri kugerageza bamwe mu bantu bari kugerageza gufasha, akenshi uzasanga uri kugerageza kwikura ku Mana. Ikibazo ntabwo gikwiye kuzigama. Ikibazo ni iki? Witeguye kumvira nubwo bisa no kugenda kure. Ufasha umuntu mubi ashobora kumva kera, ariko kutumvira nubwo bafite intego nziza biracyatuvuna. Gira amasengesho, baza Imana ko nari intwaye ko utigeze umbaza. Niba hari igihe uhanganye no kuguma mu byigisho byawe bya Bibiliya, cyangwa kumva ko warengewe aho uzatangira, ntabwo uri wenyine. Imana irahari kandi yiteguye kumva ijwi ry'umwana wayo ayihamagara. Nihaye intego yo gufasha abantu gukomeza gushikama, kwibanda no gushinga imizi mu ijambo ry'Imana. Noneho ndasaba nawe gukora subscribe, ukore no kunzogera, ujye ugumye ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kuko hano tuzadushyiraho ibiganiro byacu bya buri munsi, ndetse icyo ushaka kutugezaho cyangwa se icyo ushaka kutwungura igitekerezo n'ubufasha, watwandikira muri comment, nta kibazo ukaba watubwira. Ibintu byose turabyakira muri comment, niho tuganira n'abantu bacu. Wakoze gukurikirana iki kiganiro.